tubahaye ikaze rero mu muryango nyarwanda wa filime nyarwanda ariko cyane cyane iza gikristo ntibisanzwe. Turi kumwe na couple y'umupasiteri witwa Desire ndetse na Vestine umufasha we, ariko ni muri filime y'uruhererekane, filime nziza cyane yiswe Ubuhenebere Karundura. Tubahaye ikaze muryango mwiza. Urakoze cyane Isa. Uratwakirira n'umufasha wawe. Ubwo iyo bakiriye urugo umutwara aravuga, hanyuma abiwe akaba korera presentation. Rero uyu ni Vestine nkuko mwari mubyumvise babikomozaho, ariko ntabwo ari umwana, nawe yakwivuga agasuhuza n'abakunzi b'iki kiganiro bari kutureba. Ndabashohoje mu izina rya Yesu. Amen amen. Hanyuma mwambaye neza cyane rwose. Bakozi b'Imana mwambaye neza. Bien sapé, bien coiffé, bien parfumé. Kwa pasiteri ntabwo bijya bibura. Ntabwo bijya bibura, ngira ngo urabizi. Yes, ni bamwe mu bakinnyi ba filime murimo murakunda cyane muri filime za gikristo. Mu myaka ishize ntabwo twakundaga kubona amafilime nk'aya gikristo, ariko Imana ishimwe ko mu muryango nyarwanda hari byinshi bimaze kugenda bikosoka cyane cyane byerekeranye n'abakristo, aho dufite noneho natwe ibyo twakishimira nk'iterambere rya filime, ariko kandi ritwigisha rikatugumisha mu ndangagaciro za gikristo. Turi kumwe na Desire nkuko twavugaga, Pastor Desire, ariko n'izina akinisha muri filime. Amazina yawe nyakuri wayatubwira? Murakoze cyane. Amazina yanjye nyakuri nitwa Ezra Joas. Umufasha wawe nawe yatubwira, ariko muri filime. Muri filime mujye mugenda mukora. Muri filime nanjye nitwa Mukeshimana Emerita, aka Mama Charlene. Hanyuma ifilime twabaherukaga muri filime yitwa Ishyano ku isi, urugo rwa Pasiteri Desire warusenye. Ubu bimeze bite? Desire yararusenye? Okay. Nari ngiye kuruhirika, hanyuma nza kugendererwa na marayika, aza kandi afite inkota, ubwo babita bunyica, ngira ngo agiye kunyica burunda, ntema ikiganza, arambwira ngo hita ugenda usubireyo ujye kubaka ibyo washenye, nagutumiye kubaka, sinagutumiye gusenya. Nahise ngenda rero, nahise ndwubaka, warabibonye. Ntabwo umugore wawe rwose mwigeze mutandukana. Muri filime umugore wawe ntabwo mwigeze mutandukana, ariko byari byarangiye yasohoye ivarisi, ariko mpita nirukanka, mbese bari baje no kumutwara abandi bagabo. Muri make yararusenye, Uwiteka akinga ukuboko. Ntabwo ari ukuvuga ngo yarabiretse, ntabwo ari ukuvuga ngo we yarabiretse. Uwiteka agera ubwo yohereza burya marayika ufite inkota, abona uwo muntu yabaye ikigande. Kuko uko umureba uyu nguyu muri filime Ishyano ku isi yaratuzengereje. Murabizi abayibonye, abwira umugore wanjye ngo ntabwo ndi umugabo we, kandi akabivugira mu cyumba cy'amasengesho. Ariko Uwiteka yo kabyara, mwarabibonye, yamanitse inkota anyuza muri marayika, aramubwira ati we, ariko nukuri pe byari bikaze. Rero icyo njye narakubwira, filime za gikristo abantu niwe bakajya zifata nka filime zisanzwe. Twebwe ni dukina ukabona wenda hajemo akantu ka komedi kagusekeje, nibyo ni ngombwa ko Rwaziri iboneka muri filime kugira ngo abantu batarambirwa. Ariko jya wita kuri message kuruta uko ubona physical appearance y'abantu uri kureba imbere yawe. No kuvuga ngo niba tukubwiye ngo ni Ishyano ku isi, wiza kureba ishyano gusa, ahubwo manzure se iri shyano iwanjye ntaririyo, ese mubo duturanye iri shyano ntirihari. Rero niba tukubwiye ijambo ngo ubuhenebere, tukongera ijambo ngo iki? Gira ubwoba. Abantu biteye ubwoba. Gutese ubuhenebere biragenda bite noneho ko tubonye, reka mvuga amazina yoroshye abantu bari bumenye, ko tubonye Mama Charlene ari we Vestine mu buhenebere, tukaba tubonye Ezra ari we Pastor Desire cyangwa se uwo kwa Mama Charlene. Kuvuga ngo umutware wiwe biri kugenda bingora gakeya, urabizi gahunda ukuntu ibiteye. Ariko ikintu twavuga niyo tuvuze ngo ubuhenebere, mu by'ukuri hari abantu bakunda kubreminga abantu barimo barakora ibintu. Manza witegereze, se nta buhenebere buhari? Ese nta badiyakoni musengana bashizwe imbere, basunitswe imbere, bari imbere neza, ariko bahenebereye? Ngwino urebe filime uyishyigikire,
iri kuri channel ya Mama Sharirene official. Yes, official. Ubundi udushyigikire, komanteri zawe zibe nziza, zibe zubaka ubwami bw'Imana. Murekerera abantu bahenebereye tubakure muri uwo mwobo. Amen. Muri bamwe mu bantu bakina rwose uretse no muri sinema za Gikristo, muri rusange ukabona mbega uburyo mukina na mwembi ni ibintu biryoshye cyane. Hari uburyo Pasteur Desire wowe ukunda kuba uri gushyigikira uriya mugabo Pierre rwose uvuga ati Pierre buriya ni umukristo mwiza, nubwo afite ibyaha nabaza Vestine. Biriya bintu bikunda kubaho koko mu matorero, mu madini? Bikunda bibaho cyane, turabizi kandi turabibona, dukina ibyo tuzi twabonye. Bakanga gutenga hoya cyangwa bakamurebera mu mirimo, bakamurebera mu bikorwa, bakamuremera mu kuntu yitwara no mu kuntu avuga, kuko burya mu muntu ni kuri. Hanyuma ariko hirya yaraciye ibintu ku buryo ashobora rwose no bashobora no kuzana ikirego ati yateye umwana w'umukobwa inda, kuko mu nsengero bibaho abantu bakumirwa ati ntago bishoboka. Biya rero bibaho, ni nabyo byeze n'ubuhenebere karundura nyine. Desire niki wabivugaho mushumba? Ubuhenebere karundura. Iyi filime Mama Sharirene we yarafite igitekerezo hari kuva yaremwa, ko nkurikije nge ukuntu twaganiriye tujya gutangira kuyikina, numvise ari ibintu birebire ariko binateye ubwoba. Ariko nyuma yo kugira ubwoba ukitegereza ugasanga ni ukuri, it's a true story. Kuko niba bitarakubaho hari uwo byabayeho uzi cyangwa hari abubona. Nuvuga ngo ubu buhenebere ubushize tuganira narakubwiye ngo hari igihe biba ngombwa ko umuntu afata riske, agafata role zikomeye, agatukwa, akabwirwa nabi, ariko ubwami bw'Imana bukamamara. Hariho abantu basigaye baririmba muri iyi minsi ngo niyamamare, reka Yesu yamamare. Azamamara ate? Nuko dufata decision. Niba ugiye kurwanya abasenga ibigirwamana, byari binkuzo mwarabibonye, nateruye akabindi mw'abantu mwe kuri Afrimax umuriro waratse. Yarango ubushize twanaganiraga tuvuga ku by'akabindi. Yes, ku by'akabindi. Guterura akabindi nge ukambona nteruye akabindi, hari umuntu wigeze kuvuga ngo Satani ntabwo yakwirwanya. Ntabwo Satani yakwirwanya, kuko mbaye nkorana na Satani nkajya guterura kara kabindi ngo murwanye, ntabwo ndi kwirwanya. Se bibaho? Ubushize Mama Sharirene we yaratubwiye ngo nta muntu ugwira kuri kamera kabisa. Ntabwo ariko bagwira. Rero icyo nge nakubwira, niba mfashe icyemezo nkavuga ni ngiye gusebya Satani, hari ibyo akora tuzi, hari ibyo twumvise. Ntabwo rero uriya mupfumu ari uraza ngo ajye imbere ya kamera kinari umupfumu, yakwirwanya se? Rero uyu munsi niyo tuvuze ngo uyu munsi hari abantu bahenebereye. Ndabizi n'ubu iki kiganiro abari kukireba bahenebereye. Mu kanya hari abari gushurashura ngo bandike za komanteri zisebya uyu murimo mwiza turimo. Dore mbese ubwo buhenebere karundura rero nibwo twaje kurandura. Rero icyo nge nakubwira, niba Pierre kangaruke kuba navuze nti hari igihe umuntu afata role mbi, ngiye mfata role mbi ahenshi. Nafashe role ndwana n'umugore, nafashe role ndwana n'umugore, namenaho amavuta mw'abantu mwe muri episode ya mbere. Nafashe ubu ngubu kuba ndi gushyigikira Pierre, suko mu by'ukuri nshyigikiye ko abo bantu babaho, ndi kumushyigikira kugira aba nabo barwana intambara yo kwerekana ko abantu bagakwiriye kwitwara. Ariko mu by'ukuri Pierre nawe arakabije mw'abantu mwe, muze mumurebe noneho ahageze. Ni ikigabo kinini gikuze, kiyubashye, kigisaza, ariko ibintu kirimo yewe mbivugiye aha ntabwo ikiganiro cyarangiye. Muze murebe rwose, muze murebe ngiye numiwe. Hanyuma wenda reka mite mbabaza Vestine. Uyu munsi ntabwo ari Mama Sharirene ni Vestine, kuko turi muri filime ubuhenebere karundura. Mu kanya gato hari ahantu nabasanze murimo murakina, wenda nubwo utari uri kuri kamera uri gukina, ariko buri muri team, kandi nabikunze cyane mwa mwaherekeje n'abandi, nubwo ari agasene kaba kagezweho k'abantu runaka mwese mwa muhari. Niyo mpamvu nahise mbazana ahangaha kuri Max Media. Ariko hari ahantu nabasanze, wenda ku bantu badukurikiye bari kubona amashusho aho Pierre yari ari mu biro. Biriya bintu n'ibiki yari arimo? Iyi episode ni ya kangahe? Turi muri season ya kabiri.
ariko tugeze kuri episode ya 3. Okay, hanyuma rero Pierre buriya bintu yari arimo ni ibiki ko ntabwo nabashe gukurikira ko ntago narebye script kandi si byiza guhita winjira mu bintu abantu barimo ariko nge naje mbiba amashusho gakeya. Buriya ni ibiki Pierre yari arimo hara muri biriya biro. Okay, turababwiraho gato ibindi nyine nawe urabyumva muzabikurikirana kuko nigiye gusohoka. Na hano Pierre yahuriye n'umwana w'umukobwa mu masengesho. Hanyuma uwo mwana w'umukobwa nyine nawe urabyumva akajya murangarira no biranga mbese gukurikirana amateraniro kubera kumurangarira. Bafite rero buryo baje guhana adresse nyuma aramubwira ko afite akazi muri biro ye. Ubwo rero nawe urabyumva ageze murumva akazi ko muri biro kwa Pierre nawe urabyumva n'ubuhenebere. Ahageze rero umwana nyine araza yamwemera 100,000 ajere atangira kumushurashuraho nyine ati ngwino nyegere nyine yizivese ariko umugore nyine nuko naho tugaruke nyine bazayikurikirana hanyuma barebe n'ubushurashuzi bw'umudiyakoni nka Pierre kuko n'umudiyakoni ni umuntu wo ku rusengero uzwi twari turimo kugaragaza ubushurashuzi umuntu w'umupapa ungana kuriya nawe urabyumva. None Pasteur Desire kiriya kibazo mu rugo rwo kwa Pasteri muraza kubyifatamo mute? Ubwo ndagusubiza muri filime ntabwo ndi busubize mu kiganiro uko turi ngenda komeza nsimbarare ku muvandimwe buryo umugabo mugenzi wawe ugira ute urenzaho utwatsi. Abagore bo ndabareka rwari intambara zabo arega nubwo ubona mfite madamu mwiza nk'uyu muri filime ko hanze bye sinemerewe kwita umugore ngo ni mwiza bitewe n'impamvu zitandukanye. Ntihagire ukata mwiza muri filime hanze ya filime ntabwo mbyemereye kubera impamvu zitandukanye. Hanyuma icyo navuga impamvu ngiye nshigikira Pierre nubwo mba ndi umuyobozi we nanjye hari igihe nagera hanze nk'abantu mwe bikaba birahindutse murabizi mwabagabo mwe igice cyo hasi kikagira intege nke. Urumva none nkaba ndi mu rugo nkijijwe ndi umuyobozi kandi nyoboye Pierre ariko nagera hanze mwarabibonye ukuntu basigaye bambara ukuntu agatambuka igice cyo hasi kikagira intege nke cyamara kugira intege nke ugasanga nanjye ngize intege nke ubuhenebere rero ukaba uramfashe. Niyo mpamvu rero Pierre ngomba kumunambaho muri filime nkamunambaho rwose nkaba nkabwira nturi Pierre attention atanga amaturo neza agira ate ngayo ngo uko isa. Mama Pasteur Vestine ni uruhe ruhare noneho wowe ufite muri uru rugo mu rwego rwo kubungabunga indangagaciro z'agakiza z'abakristo ku mugabo wawe ubona utari ukomeje gutsimbarara? Okay, ku mugabo wanjye ukomeje gutsimbarara byo ntacyo bitwaye kuko nta ngaruka bizana mu rugo rwacu. Ahubwo ngewe nta nubwo nacika intege ngo kuko yatsimbaraye nakomeje gukurikirana no gusenga kandi biza kugaragara ko ibyo nabonye ari ukuri nubwo umugabo wanjye atabibonye kuko umugore we yaje kugenda arabafata nyine bagwatiranye muri bagwatiranye ukuntu yaryamye mu matuza ye aza rero yasazi wanjye abifatiye. Ubwo rero ikintu ngewe nkora ni ukububakira kuko umugore yaje avuga ati ibi bintu sinabishobora ngiye guterera iyo mpita mubwira nti iyo Satani afashe umugabo abashaka umugore narindi kumugira inama ko atagomba guterera iyo ko agomba kugira gute kumufasha kuko amujugunya agaterera iyo ashobora kuzajya akubita abana na banyina bose akagerekaho noneho agashayisha mu buryo bukomeye. Ariko acishije make akamwihanganira ntamwereke ko yabibonye cyangwa afite ubugome agakomeza kumugandukira no mu kumuha keya byazatuma n'abadayimoni bamurimo bamuvamo. Ubwo rero ni ubujyanama n'amasengesho nkoresheje n'ijambo ry'Imana kandi nabonye biri kugenda neza. Mu rugo rwanyu mwakoze cyane kutwakira muri filime ubuhenebere karundura. Sinzi nimba hari ijambo Pasteur yavuga. Icyo navuga ntagenda ntavuze turi muri filime turi mu matorero atandukanye. Mama Charlene asengera muri ADPR njye nsengera muri Anglican hari Pierre asengera muri Catholic hari Nancy asengera he
Nancy ndumva ari mu icaca hafi aho ngaho buri wese afite aho asengera icyo nshatse asengera kwa Sultani Nancy Sultani icyo nshaka kuvuga rero ntabwo twibasiriye itorero runaka yego ntabwo kubezira aturuka muri ririya torero bivuze ngo ibyo bari kuvuga ni ibiri wabo ntabyo mpazi nawe muri ADPR ntabyo hazi icyo turi gukora ni filime ndagira ngo abantu hatazagira umuntu ufata Satani ngo amubere umuyobozi wo kurwanya umurimo turimo mwiza wo kwamagana abantu nk'abo bari muri sosiyete nyarwanda kuko iri ni itorero dufite mbere y'umuyobozi ritazwi niko muri script handitse ritazwi niturishakira izina dushobora kuryita abacunguwe church karyita ubuhungiro church cyangwa se mukavuga ati kwa Prophète Désiré Désiré Prophète icyo nshaka kuvuga wowe wari ukurikiye ikiganiro ntagire itorero runaka utekereza ko twibasiriye cyangwa se abantu runaka cyangwa abo wabuze inziranye nabo cyangwa yaziranye nabo bateye gutyo mugire ngo nibo twavuze cyane ko musanzwe munakora imirimo mu nsengero barizwamo worship leader uyobora abandi mukuramya no guhimbaza hari itsinda ubamo worship team yitwa Holy Recall amasharere n'umuvuga butumwa abantu baramuzi hirya no hino abantu nibabarebere mu murimo dukora barebe ahubwo filime bahinduke no kuvanga icyo dushaka no kumvisha filime ni igitekerezo gitekerezwa bitewe n'ibintu bihari dushaka ko bihinduka rero mutwumve kandi muhinduke ahubwo mwirinde kurwanya umurimo turimo kuko ibi mpamvu mbivuga nuko nzi ko hariho benshi baba bateye batyo ubu harurarangije gukata akantu kamwe k'amasegonda nk'abiri icyo uzakamaza ibihembo byawe birateganyijwe murakoze Isa mwakoze cyane amashahene murakoze cyane Imana ibaho umugisha